mbanje kuza cyane mbifuriza ibyiza amahoro y'Imana mbashije kugera kwa aya masaha twumeka mu kabazima. Uyu munsi twatembereye tugenda mu muhanda utandukanye tugembera tugana mu nzira igana mu Kimironko tujya gusura umukobwa mwiza cyane twakunze turi benshi cyane. Twagiye tumusanga umukobwa mwiza cyane, twazengurutse dushaka twayobewe ikaritsiye utuyemo. Bari batubwiye ko wimutse ariko tugize amahirwe ko turimo dutaha, tugira amahirwe duhise dukubitana nawe wari urimo kugenda, tubona ko wirukankaga, tubona ko wari wakererewe, ariko dutungurwa n'imyambarire wambaye, imyambarire tudakunze kubona mu muhanda ahantu hose dukunze kugenda. Ubundi iyo myambarire wayitekereje gute kugira ngo uyambare? ubwira uburyo nayitekereje muze ibyo ushaka kumenya. Imyambarire rero sinzi ukuntu abantu benshi cyane, sinzi ukuntu mwiyumva cyangwa sinzi ukuntu wenda ushobora kuba mwamuvuga ku myambarire. Njyewe uburyo ikintu dushaka kumbaza ati ushaka kubona wenda nka gutyo ukumva ko bigutunguye, ariko nta gitunguranye kirimo. Ibi ngibi ubwo nibyo ubonye. Njyewe uburyo ikigo nateguye kwambara niko ngiye nambara, nta n'umwe shinamba kuko njyewe wiyambika. Rero kuba niyambika ngomba kwambara ibyo nshaka, Ukambara ibyo ushaka ku buryo ugenda mu muhanda wambaye ibintu tutamenya. Ese ubundi urambaye? ndambaye rwose cyane. Uruzi sinambaye none se ubu ubwo ngubwo wasanga abanyamakuru kandi ndabazi bose abanyamakuru. Mubona umuntu mwabona umuntu mukamugenda cyangwa se mukamukurikirana, ubu ngubu sinambaye kandi abanyamakuru mukabona umuntu bigendera mu nzira bireba nk'ubu utangiye uramfashe ugize gute ngwino hari ikintu ushaka kukubwira, hari iki kuko nk'ibyo bintu kuko akabaye kuri kubimbwira ngo nambaye gute no sinambaye. None se abafana b'ubu ngubu bareba bakabona ko ntambaye. Kwambaraho turambaye ntabwo wambaye gusa, ariko ni ibintu tudakunze kubona. Ibintu byo dukunze kubona mu bantu b'abamasayi. Ubu sinambaye imyenda y'abamasayi, ngira ngo ari abamasayi. ntimunyumvira kandi ubu urabona njye nambaye nk'abamasayi kugira ngo uvuge ngo ngewe ntabwo nambaye, kandi ngewe n'ikindi gihe uri kumva n'ikindi gihe ngewe ariko wikomeze wirakara ko tuje gusura nta bintu byo kurakara. Ubwo ni impamvu tubanje kubaza bintu nuko ari ibintu bya duteye amatsiko. Ubundi muri make abafana bakomeje batubwira ati wa muntu Naomi yagiye twaramubuze, niyo mpamvu twari twafashe urugendo runini kugira ngo tuze tugusure turebe uko umeze, turebe ko nimba wararwaye. Ariko tugize amahirwe turakubonye dutambagira mu nzira, ubona ko wari wakererewe, tugize amahirwe uratwemereye ko tuganira. Ubundi muri make basuza abafana bawe wifuriza ibyiza amahoro byose. Abafana banjye ndabakunda cyane, ngira ngo murabizi mwese, ndabasuje rata aho muri hose, haba mu Rwanda haba hanze y'u Rwanda. Umva igihugu cyose cy'isi yose, Canada, Tanzania, Amerika, ibihugu byose, Burundi, turasuza Burundi cyane. Buriya abantu b'Uburundi badukurikirana cyane, abantu b'Uburundi mudukurikirana kandi murankunda ndabizi. Ubwo rero ikintu ngiye nshaka kubabwira ni uko ngiye nshaka kubabwira ko uyu muntu ntabananye umunyamakuru ngo sinambaye ngo singize ne rata ngiye ndambaye, nimubibona rata. Kwambaraho ntabwo tuvuze ko utambaye, ariko imyambarire wambaye ni imyambarire tudakunze kubona ahantu hatandukanye. Akenshi na kenshi dukunze kubona mu bamasayi nibo bakunze kwambara gutya. Abamasayi nawe urabizi ko abamasayi ari kwambara, ahubwo tukibaza se uyu munyarwandakazi ugenda mu muhanda akambuka imihanda yambaye gutya bikaducana. Ukantera ubwoba nkagira ngo sinambaye, navuye mu rugo nirebye mbizi neza ko nambaye urukundera ubwoba. Ariko ubundi nawe umeze neza muri make? Meze neza, ndaho ndakomeye, nta kibazo rwose ngiye mfite. Muri make ushima Imana niwo musatsi wawe. Niwo musatsi wawe urashima Imana n'umusatsi wawe. Umunyamakuru ndabona rwose yanzi. Ndashima Imana n'umusatsi wanjye, ari ikibazo se? Ndashima Imana nuko ndi kose nyine impamvu. Ariko mu gihe ariko utaruherutse dukunze kukubona manza ruhigiye mu musatsi yawe, kuko uba ndabona ushobora kuba yabigoye. Yego ku Mana yanjye, ariko se muka byarana uyu munyamakuru kubona ari kungendaho cyane, umusatsi wanjye wabugoye. Si imisatsi isanzwe se, ari igitangaza kirimo, nta kidasanzwe. Wenda navuga ko nogoshe ngahindura nka narogoshe, abari bamenyereye ku misatsi miremire, bamenyereye ku bintu mbega nyine
bindi bitari uno musatsi ariko nabyo ni style no guhindura nkanjye buriya niyo mpamvu wabonye mbanza kukwitegereza nagize ngo ushobora kuba ufite impanga yawe uko nari nkuzi n'ukuntu nabonaga wambara neza ukambara ukikwiza ukambara imyenda myiza ngenda kubona mvuga ati buriya ntabwo ari Naomi akambara imyenda myiza ariko ngewe nunguwe no kubona wambaye iyi mimasaye ese nawe ubundi mu rugo ni famiye yawe mwambara gutyo niko muteye ni gute usigaye warihinduje ute ariko noneho rwose naziye mw'abantu mwe ni famiye yanjye ngo niko iteye ngo niko ngo nteye ukundi abanyamakuru uri muzima cyangwa ubundi waje muri gahunda kugira ngo usebye oya ntabwo uri gusebya naje kugusura kugira ngo mbaze amakuru mubaze nimba wararwaye se byose nongeye mbisubiremo sinongeye kubimbaza ngewe uko bije nambara ngewe uko mbishatse uko ntekereje kwambara umwenda ngenda wambara bino nta bidasa rwose birimo kandi kuvuga ngo sinikwije ubu se abantu bambara umwenda bugeze no mujya mubabona ubu se ngewe ntiye ntikwije niba nambaye umwenda ugeze aha ngaha ubu sinikwije nyine bariho tukunze kubabona cyane ariko murimo kugenda mutakaza umuco nyarwanda umuco nyarwanda tugenda nawe ubona kugenda uhembera kugenda mu bahembera abantu kera urabizi neza twambaraga abakobwa bambaraga ukabona bambaye bikwijije ukabona barasa neza ukabona imisatsi yabo ni umukara ariko ngubu basigaye bashyiramo ibintu wagira ngo ni ivumbi ukabona ibintu utamenya aho biva n'aho bijya umuco nyarwanda dukora iki kugira ngo tubashe kugarura wa muco nyarwanda wa kera twakora iki kugira ngo tubashe kuwukurura tuzakomeza tubona mwambara gutya rero ukuntu mbyumva ibyo ngibyo byose uvuze ukuntu ngiye mbyumva umuco nyarwanda cyangwa se umuco hari ibintu kera bavugaga ngo wenda ngo bambaraga ibintu bigeze kubakurikirana kandi n'ubu bamwe na bamwe barabyambara umuntu yambara uko ashaka ngo wenda ngo nk'ibi ngibi ntabwo babikoraga kuko abenshi nta na kata ntibyabagaho n'ibi ngibi iryo terambere ntabwo ryabagaho bafataga ibintu inkono za kera abakera bo babyumvise urujyo barwita urujyo bagashyira mu mutwe umusatsi ugahinduka umukara kandi ukanarambuka ntabwo saro ntizabagaho ibyo ngibyo rero iterambere ryacu iterambere ryaraje saro ziriho ibintu byose biriho niyo mpamvu bishatse kuvuga ko se kuva saro yaraje niyo mpamvu guhisha umusatsi twawugira nk'uwo wawe ni nibwo busirimu ni iryo terambere ry'ejo hazaza ni kwihindagura nibyo wumva ari byaba ari sawa iyi ngiyi ni tentire kandi tentire abenshi cyane barayizi ntabwo yaje kugira ngo rwose yakoreshwa gutya rero niyo mpamvu ngo iterambere iyo ryaje rizana n'iryabyo kandi iki kinyejana cyacu tugeze mugira murabibona rwose mu Rwanda ukuntu noneho bimeze iterambere rwose riri kwihuta pe imihanda myiza ahubwo turashimira Paul Kagame kabisa utumye nabyo mbivugaho rwose ku buryo umva ahubwo itariki iratize kugira ngo tumutore kabisa akomeze atuzanire ibyiza akomeze iterambere rikomeze rigende ryihuta kera ngira murabizi neza ko nta mihanda yabagaho ngira murabizi neza ko ntabwo abantu bambaraga inkweto ngira murabizi neza ko ibintu byinshi cyane abahangaho bamaze kubimenya murabizi cyane ko igitsina gore noneho igitsina gore cyo ntabwo cyari kigize gute cyahoraga mu rugo ntikigaga ntabwo cyahabwaga akazi umugore ntabwo yakoraga ubwo ibyo ngibyo byaraje nose niba abagabo bakira batarabimeraga ko batarabaga amafaranga yo gukora ibyo bintu bakaba n'ibyo bintu aho ibikoresho bitari bihari none ubu umugore arakora nkambara umwenda bacaka nkagenda nkawugura mu isoko nkawambara ntagirane ibintu byose ibintu nk'ibyo ngibyo ahubwo uvuze gutyo nanjye mpita nibuka ari akantu kansetsa cyangwa maranibaza ukuntu umugore wa kera atajyaga abasha kurya atabashaga kurya ihene ngo yajyaga ngo irye umugabo ngo ihene nayo ngo yari iy'umugabo ibintu byose yari iby'abagabo ibintu byiza byose inyama zagurwa umugabo zikaba ari iz'umugabo bizagurwa ari umugabo uziguze n'umuntu akaba ari buziguze so ubundi buriya kera umugore yaryaga numva ibyiza byose ntabwo yajyaga birya buriya yaryaga buriya nyama ntiyajyaga birya niyo mpamvu ubu ngubu ari inyama arazirya ubu ngubu ari inyama arazirya buri kintu cyose ubu hose kiraribwa none rero niyo mpamvu nk'ubwo aba bantu babibona bikabatungura hari ibintu byiza akisiga utuvuta twiza akarya na izo nyama bagasangira umugabo nta kintu amukiye kurana ntabwo nta kintu amukiye mwabona hari ikintu kiri guhinduka ako kajipo ntabwo ari kukambara ariko kakura he umugabo ko atari kubasha kukagura kuko nabyo birahenda imyambarire nayo rero irihenda niyo mpamvu nawe uvuze ibyo bintu ngenda nkurura kera ngenda ngurura n'ukuntu wambaye urabuze ko kera wambaraga uruhu nawe ndabona bijya gushanyisha nk'aho ujya kwambara nkabyo
niyo mpamvu nawe se wakurikije umuco nyarwanda wenda kuko turi kwitegura gutoranya kwa Paul Kagame, niyo mpamvu nawe wakurikije umuco wa kera cyangwa ngera kuje nibaza imyambaro sinkunze kwibona mu muhanda turigeze mu gihe cy'ubusirimu basigaye abantu badodesha imyenda ukabona bambaye neza ukabona basa neza modeli zaje zimeze neza ariko nawe nungujwe no kubona ucyambaye wambaye cyambara gutyo. oya bino nta kibazo ntabwo ari impamvu ngo yo gutora cyangwa se ibiki ibi bintu byose umuntu arambara tugomba kuvanga ushobora gutekereza ngo wenda se nk'ugiye iki n'iki bambara gutya iki n'iki bambara gutya ubu bari kwambara gutya iyi ngiyi rega ni style ngiyi ni style abantu benshi cyane ariko abantu benshi cyane babimenye nuko udakunze kuba babimenye wa munyamakuru udasanzwe ubibona ariko bino birasanzwe n'ibisanzwe rwose kwambara gutya n'ibisanzwe uri kubivuga nkikanga nkagira kuko nambaye ubusa nkagira kuko nambaye nabi ndetse ahubwo ibi ngibi bo abenshi bahise banabimenya ubundi iki ngiki ni uko udakunze no kumenya iki ngiki undi bakita ni imyenda y'ibitenge. Imyenda y'ibitenge ni ikanzu y'igitenge nambaye. ni ikanzu burya ni ikanzu y'igitenge nambaye. ni style urabona mu cyaro mwanjye nakuriye mu cyaro ari ukuntu i Kigali ho urabizi ko bo ni amasume ariko mu cyaro umubyeyi cyangwa umukobwa afata iyo agiye koga afata agatenge kakabatura ahantu nko mu cyumba agafata akakambara akagenda akajya koga ukabona nyine asutse yambaye nka gutya kubona ko yambaye avuye muri dushe ngewe nibajije umuntu uvuye muri dushe akaba yambaye inkweto ndende ari ugenda no mu muhanda ubona ko yarakererewe bikancanga niyo mpamvu nanabyibajijeho burya ni ikanzu. wowe nakora ibye wa munyamakuru kora ibyawe kandi uri kurengera n'ikindi gihe reka none mbanze nakubwira wantunze kamera ndabyemera ariko noneho ugeze sibyo uri kurengera uri ufite gahunda yo gushaka kunsebya si ubundi reka ngubaze ubundi urasenga ntasenga ikakumva imana imana yanjye mbabarira pe ubu se ubundi atari ibanga reka ngubaze nawe ubundi atari ibanga atari ibintu wenda byo guhishahisha ubundi sinjya muri edini sengera mu ndi umurokore. uri umurokore wambaye gutyo usa gutyo abarokore bambara gute usa nka satani ungesa nka satani cyane rwose ni uko umuntu avugisha ukuri bagatemana ariko burya bawicaye tuganire bawicaye gato nyine bawicaye gato tuganire nyine burya umuntu avugisha ukuri abantu bakagira ngo wenda no kubeshya bakagira ngo wenda no kubeshya bakagira ngo wenda no kubeshya ariko mvugisha ukuri usa nka satani ujya wambaye gutyo ariko afite amamera hafi butereka nawe utereka intebe tuganire urabizi ko twaje tuje gusura oya ariko wigenda agaruka ibyo bintu wafashe byose ubisibe oya ntabwo niyo mpamvu yo gubisiba kandi abagukurikira baragukunda cyane bavuze ngo tuze tukugire ariko tuvugisha ukuri dusanze warahindutse abanyamakuru ibintu mwamwishakira mwese n'amaviyuzi mwamwishakira viyuzi oya ntabwo ari viyuze twaje njyewe impamvu ukuntu twari tukuzi n'ukuntu ngusanze warabaye dayimoni oya ariko wigenda garuka murabona ko bitoroshye urabona ko tuba twazengurutse ahantu henshi cyane hatandukanye duhora dusobanura ibidasobanuka duhora tugenda ibitagendeka duhora tubashakira ibyiza gusa tubona ko bitoroshye ubona ko twarwanye intambara zitoroshye ariko mbanje kubasezera mbabwira muhorane amahirwe masa muhorane mugire icyumweru cyiza kandi muhorane amahirwe masa mwibuke gukanda subscribe kuri Tuza Official murakoze cyane ciao